nangire nyivuguru ndere ari akabaho kashaje Mama Vani nawe unja kuyikote ubunja kuyikote ujye ko Mama Vani urandagira Papa Vanessa urandagira sinzi impamvu ndagira byagenze bite kandi no yakomanze yego yakomanze ariko muzima none se gukomanga Mama Vani ugakomanga gute rero nakomanga amazi ubamo karimo none umumarishi gukomanga hano se umumarishi iki bari mumarishi iki oya none se mubaze hafite ikibazo avirwa yikuye ko harava none se nawe ukuntu ameze rakuno ameze yaguhamagara kubwira ko hava subira muri gusangira abana ntaho ngiye ungenda kubereke ungenda hongera kwikote niyo haba hava ninge yaza akabwira ati rero Mama Vanessa nagaruka ari iwanje Vanessa najya arakara njye wowe wanyemye sinagaruka iwawe uburyo naza kuhakora ahubwo ufite icyo bakurikiye ibyo ukoze urakoze ngaho karawukarabye bayi nta nicyo binambwiye ugende cyangwa ubyihorere ubu maze kugukaraba waba wariragiye warataha umutwe wibaza aho wakura muganga gakondo kandi wizewe va ku giti dore umuganga gakondo ndetse no ku bimera aratanga urubyaro ku bagore n'abagabo barubuze abagabo ku bakobwa bavumiwe agatanga umuti ku bagabo n'abagore bikinishije agatanga umuti ku bagabo bagera mu buriri bikanga ndetse n'abagore babuze amavangingo muganga gakondo arahana bahemukiye abandi ndetse akanagaruza ibyibwe akarusho avura amarozi y'amoko yose amategano amatamikano amahuherano ndetse n'ayandi aratanga ubutunzi ugatunganirwa ugatura aho wifuza hose avura indwara zananiranye amibe igifu telekomunasi umutezi ndetse n'izindi aho muri ibibanza ndetse n'imirima byarozwe bitaba byagurishwa cyangwa ngo byere akarusho arakuvura aho waba uri hose haba mu mahanga cyangwa mu Rwanda ku bindi bisobanuro umuhamagare cyangwa umwandikire kuri telefone igendanwa. Abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi nakoze urugendo nangiye kujya ndi mu nzira ndi kujya kwa Vicky kugira ngo muribuka ikibazo cyavutse muri iyi minsi yagize ikibazo mu rugo cyo kwirukanwa mu nzu. Ni byinshi byabaye ariko byabaye ngombwa yuko mpagera ubu ndi mu muhanda waho nyine kugira ngo hano ko nimuhari muraza kuza kuhibuka. Ariko mu kiganiro cy'ubushize madamu yarahageze abasha gukemura ikibazo yaragiranye n'umugabo wiwe ariko bisa nk'ibirangiye. Vicky rero twavuganye ejo ambwira ko uyu munsi naza kuza mu rugo iwe ariko reka mbanze muhamagare kuri telefoni banze muvugishe ko yarambwiye ko ashaka byihutirwa ko ngera iwe ariko kuko yarambwiye ko adahari nanze kwirirwa ninjira mu rugo n'ubundi yambwiye ko adahari abanza ambwire magara yari yambwiye ngo nze mu rugo mpagere byihutirwa ambwira ko ashaka ko mpagera ariko yarambwiye ko atanahari n'impamvu nanze kwirirwa ninjira. Reka mbanze muhamagare ndi hano numve ikintu gitumye mpamagara byihutirwa numve niba ari amahoro hanyuma mbone kugera mu rugo iwe. Buriya umuntu akubwira ati gera mu rugo simpari ntago ni ujya gutinda umubaza ngo habaye iki ngo byagenze bite ahubwo wowe ugenda nyine nk'utabaye kugira ngo bashe kumenya nyine ikibazo gihari nuko byagenze nyamukuru. Allo Kebite sawa makuru se makuru ndashima Imana. Umva cyagihe nyine wambwiye ngo ngire mu rugo naje ntago uri kunyumva. Nari ndi kukubwira ni cyagihe wamamagaye mbwira ngo ngire mu rugo byihutirwa ntago uhari rero nari mpageze ariko kuko wambwiye ngo si uhari nanze kwirirwa ninjira ndi hanze ubwo nagira ngo mbwire mu rugo byagenze bite ku buryo mbwira ngo nagiye kureba umwana Karongi bambwira ko arwaye nagiye ku ishuri kumureba yego ndagaruka ariko hano nabikije ibintu kuri ba basore duturanye
bamuhamagaye bamuganga bamugabo ngo yagarutse ngo yarimo komanda ku muryango wanjye uyu munsi se ndatembaga nasanze ari we yagarutse nyaruko ngiyeyo ariko murumuna wa musore duturanye yambwiye ko ari Landlord kuko amuzi cyaje urabizi ko niba bambikiye ibintu rero mbabarira nyaruko ugereyo ndebere n'umugore we nawe namubwiye nawe nabimubwiye kuko byari byose umugore aramuzi ubu ngubu barahari se bari abantu duturanye ubu ngubu barahari niba ari bo cyangwa atari bo ngo bari no gutongana niba bari kumwe sinzi nanjye ukuntu bimeze ubu ngubu baracyahari se ngo baracyahari nibwo bamaze 30 bamamagara ye nuko mubona ntabwo bahamagaye nkakubura ariko baracyahari mbabarira ufata akamoto buya nahageze nge narindi iwawe ubwo narindi hanze y'igipangu nari narinjira ndavuga ni kamaze nkuvugishe numve hanyuma mbone kwinjira nzi byari byo kuko ntabwo wari wansobanuriye inzira y'indebere ndikaronje ubwo nambwira ukuntu bimeze ariko uyu mugabo nyamara kizize ku muhoro gasiga kawuciye cyakora nahita numirwa n'ukuri kw'Imana reka ninjire ngo ndebe uko bimeze ndaza uze guhita umbwira uko byagenze sawa cyokoza ngira ngo murabyiyumviye rero mbona bari gutongana se ni wa mumama n'umugore n'umugabo se barapfiki Mama Vani nawe unja kwikoti unja kwikoti uje ko Mama Vani urandagira Papa Vanessa urandagira sinzi impamvu ndagira byagenze bite kandi no nyamakuru barizo no mugore kiro kiguze njanga nje kureba inzu abapanga yambwiye ko ngo hano harana gutonya amazi biri kujojo yewe nje kureba ndabona tangiye kubaruka kuva hariya biragaragara byaromotse nje ndebaho ifite kibazo tuyisana ngiye kora mu mugura ndi inyuma arimo arabeshya none se uje kureba ibyareba azagira gutya yakomanze se yego yakomanze ariko muzima none se gukomanga Mama Vani mumbeshye bigenze bite mugeze hano mwese mu njyewe ukuntu mpaje vikara nkamagaye arambwiye ati barungerere mu rugo hariya ati ngiye guhamagara na Mama Vanessa ati umuturanye ambwiye ko uwa mugabo yagarutse wanjye ku ntera mu by'ukuri ko nta kibazo musanye nayo ko byarangiye aje gukora iki arambwa ati hagere na madamu we namuhamagaye simpari ndi Karongi mumumbarize icyo ashaka none hano muhagere rimwe uhageze mbere bigenze ngenda kubwiye ngo nanjye yampamagaye mu kumpamagara ubwo ndaje mpise ntega moto ndemeye ntega akamoto kugira ngo mpagere vuba yego ubwo ndaza buhoro buhoro inje nsanga ndahagaza arimo arahondagura inzu si yanjye inzu yawe niko manga se uburenganzira bwawe none tuje kumubaza iki kandi iminsi twamuhaye yarashize yari yagera njyewe mubwiye ikinzanye hano nje gusana iyi nzu none se urasana uje gusana inzu arasana suraza uko none se ndabujijwe base mbujijwe kugera iwanjye aha ni iwawe kiko ntago ari iwawe mbujijwe kugera iwanjye ntabwo ari iwawe kuko mbujijwe kuza se base kuyisana subiza aho ngaho mbujijwe kuza gusana inzu yanjye ugomba kuhagera uba baroze ubundi Papa Vanessa none se kuje uvuga kuje gusana hano ntabwo wabona se utaje ngo ukomange hano cyangwa uze urebe n'ahandi hangiritse nta handi wigeze ugera ujuza ahubwo se arasanisha iki ko nta bikoresho ujuza hano reba ko habaye Papa Vanessa ko nta bikoresho uzanye nje kureba aho ngaho agomba gukorwa ngo ngende nzane ibikoresho nze makuru ntabwo sinzi ibibazo usigaranye mu mutwe wawe none ndi umusazi rero ubundi ufite ikihe kibazo muri iyi minsi umusazi none se ko nafika adahari noneho ko rwose ko nta n'ikigenze ntawe uhari fiki yaragiye none se niba ntawe uhari yakomangaga iki nyine ntabwo yari azi ko ahari we yari azi ko ahari nyine yapfuye guhubuka ntabwo azi ngo ahari cyangwa ntawe uhari apfuye guhubuka nyine aza gutyo ariko kujya ngenda wa mugore ungenda ku ikota wongeye ukagenda ubundi ngenda aho mwana ugenda wumbaza iki wari usanze hose ntabwo ngugushaka kandi kureba ibyo waje gukora ibikorwa none se wakomanga gukomanga wakomangaga hari gahunda mwari mufitanye
wakomanga gukomanga wakomanze ute nyine abagore mu mutwe abagore mwabahimu nyine sobanura uranze igenda inyuma subira mu rugo zangira abana mu rugo uyu mugore kandi amusubiza iwawe kandi agusubiza iwawe uzagira ukora uko ushaka umuntu ntamusubiza iwawe mbese wagenda aho ngiye ari kwiko umugore yarasaze tuzajya kwa kagatanya tuzabigabana utagira uzabisiga tugende tuye kuyaka tuzagenda oye ariko se mureka kubera iki none se abantu bakuru umugore ambuza uburenganzira bwanjye ambuza kugera iwanjye none hasi iwanjye aha iwawe rega nahuba aha ngaha ni inzu zawe ariko none se kubanje kuzireba ngo nzisane zifite ikibazo kubanje kuzireba bamagaye ko inzu zifite ikibazo mwaza kuzireba aho zigeneye gukorwa ngo makore ngere nshaka umufundire ibikoresho tuze tuyisane ugakomanga gute rero nakomangaga amazi ubamo karimo none umumarisha iki niba ari mumarisha iki oya none se mubaze hafite ikibazo avirwa yikubwiye ko hava harava none se nawe ubona ko ameze rero ko ameze reba hano haratonye yaguhamagara akubwira ko hava ariko ibisibi none subira muri gusangira abana ntaho ngiye ungenda kubera iki ungenda wongera ku ikote gutyo ujye uza tujye no mu kazi nta kibazo ntacyo ujye uza tujyana no mu kazi uri gucunga none hari ikindi kibazo uba ufite ntabwo mpava okay hicara ubana n'uba mu ngaho nanjye naje kureba ibikorwa byanyu ngomba gukora reka mbirebe mbikotorore nindangiza nigende ariko nanone papa Vanessa hari akantu ubu dukinze akahe kantu se ko ngenje kureba ibikorwa uko inzu imeze kureba nayo ifite ikibazo hari akantu ubu dukinze sinzi ikibazo afite kuri uyu muryango uyu mugabo arabeshya ese hano honyine niho hafite ikibazo gusa n'ahandi ho gusa n'ahandi niho hafite ikibazo none se nawe harebe reba none se kutaje ukomanga aho ngaho nyine ngo ubabaze naho nanjye kwakomanga ubanza hano noneho wabanjije hano se waje ubanza hano none se niba usanze ndi gukomanga aho ngaho nasanze wowe waho nahore ukiri kuzana aha ngaha nkabaza n'uwo ngaho ariko mwebwe muri ngo mufite ikibazo mwumvise ikigiye kibazo ibyo wahakanye ni ukuri ibiki by'ukuri ibyo wahakanye ni ukuri hari ibyo usanzemo nsanze ari ukuri hari ibyo usanzemo hari ibyo usanze usanze ku muryango usanze ku buriri cyangwa usanze mu cyumba cyangwa usanze muri salo ahubwo wabaye no mu nzu nari gusanga wahageze nuko none sinahageze rero sinahageze rero nta n'uwari urafunze nawe uhari ahubwo urose nabi abuse iyo wamusanga nta n'isoni ufite ibibazo iyo wamusanga byari kugenda ibibazo bimaze biteze ko ndeba uri guseba cyane nari kumubaza hararavirwa yambwiye ko hararahavirwa none ubu sengeze hano nagejejwe nani uvuye mu rugo mbwiye kuje hano uhagurutse mu rugo namani ngo ni ngombwa uko mvuye mu rugo nkubwira aho ngiye uruko mvuye mu rugo nkubwira ngiye kwihagarika ngiye kwitorera ni ngombwa ko mvuye mu rugo nkubwira aho ngiye kungendaho ku ikote ujuza tugenda mu kazi ahubwo nzajya nkugenda ku ipantaro kuko ubu uzaza umukanda njye ngushyira ahangaha ngutebeze usigaye utuma mfite roho mbi uyu mubyeyi umuhangayikisha ni ukuri usigaye umuhangayikisha uhangayikisha ikinyamakuru ko ngenje kureba ibyanjye ko bimeze ngo masame ibaze ko bikamuhamagaye njye kwigura maze kuntera roho mbi nongere nyisanasane nta n'icyizere nzongera kukugirira kuko urigaragaza cyane sinzongera ariko oya ngendaho kubera iki byumve nk'ukuri uko uzi nakwizeraga aricyo ufatiyemo kirarangiye oya mbwira icyo ufatiyemo wowe fata ibyo n'ibyo ntarabona uri gutuma gutera icyizere mbwira ikosa ufatiyemo icyizere kirarangiye cyanjye nawe ngiye kujya nkufata uko ikirorera ariko ubu ni kirorera rwose urabyemeye kirorera kirorera nase ari kirorera ariko yasanzemo kuba uje kureba iwanje uko hameze ngo masane rebe ikiburaho nyikorera abakiriya babamo amafaranga bishimye ni ikosa nkoze hari umugore usanze hejuru usanze mu kihe cyaha nyine usanze mu kihe cyaha subiza icyaha usanzemo uyu muryango ni uwanjye ninjye wawubatse reka ngomba kuza kukomanga ntabwo ari uwawe kuko ntuwubamo none se uwubamo ari uwo usanzeho umuryango wawe ntuwubamo none se sinkahagere sinkazi kuhakora ibikorwa nimba bampamagaye ati inzu iratonya zigiye kutugwa hejuru nini nasanze naho uhari none nagira ngo ndebe ko yagiye hehe ndabizi se ndamushinga sinzi ukuntu yagiye ahubwo we muhamagara ahubwo se byashinzwe kumenya yemeruka Vicky gishinzwe kumenya abapanga yo wagiye
yakubwiye ko avirwa yambwiye hagiye ubwo ntiyakubwiye ko adahari yambwiye hagiye n'umugore wanjye ntabwo mbizi papa Vanessa n'ibisubizo yambwiye hagiye n'umugore wanjye papa Vanessa ukajya uvuga rero ibyo utazi papa Vanessa nyumva gatoya nyumva gato ubushize Vicky yatubwiye we yarahera avuga ati uyu mugabo nta kintu nta mafaranga nzongera kumuha ibintu byose nzajya mbibaza mama Vanessa none niba yaguhamagara akubwira uretse gato yaguhamagara akubwira ko inzi muvira atabwiye mama Vanessa yaravuze ko nta kintu azongera kukubaza arangisha nyine akubwira ko adahari yari kumubwira ngo Vanessa n'umugabo baraza kuyubaka yari kubimbwira ngewe nkabikubwira none se yari kukubwira yari kubimbwira nkabikugezaho ngaho ngwino yubake noneho ariko nanayubaka najya kuzana amafaranga kuri konti nkabyubaka ngaho ugenda uzana ayo mafaranga uzana n'umufundi ugure n'agasimondere uko wabona nta kibazo mfite oya ndabyanze uranyereka iki nta kibazo mfite ariko umunyamitwe we mbega umugabo w'umunyamitwe nta soni wowe urangindaho urankurikira turavuga ko ufashwe ubugira kabiri turavuga ko ibyo uvuga ari ukuri noneho kuri iyi nshuro urankabiriza none se murashaka kubuza uburenganzira iwanyu nyamara ufite imico mibi erega hano hafite nyiraho ariyo wafatiyemo ubundi ibyo bintu usigaye warabikuye hehe imico usigaranye rero reka none se ibyo utanziho ibyo utanziho ubyize vuba se uri kubikuraho wowe ibi rero nibyo ntangiye kubona ubu bizaza muri iyi minsi ahubwo ibyo utaramenya ibyo ntaramenya ibyo byinshi hari aho nzagusanga ipantaro nzayiguruka ukenyeye niba ari imifuka noneho hategereze nini hategereze wowe hategereze aho ngaho uri kuvuga ushatse waca hategereze hazagere hanyuma uze nkuremo iyo pantaro cyangwa uzasanga hari uwo ndi hejuru Vicky yabaye Vicky ni ukuvuga ngo rero wa mugani ndabona Vicky icyiza azimuka akajya wa mugani gukodesha ahandi gushize ubwo duheruka no mu kiganiro murabyibuka namubwiye ko amezi ashigajemo iminsi ashigajemo n'amafaranga yamuhaye azayamara cyangwa akishyura cyangwa se akishyura nanyumvira ko amazu hano atari hari inzu honyine n'ahandi hose hari amazu sibyo amazu nabwo hari akuyondere yose n'amazu ubwo rero sinzi ubwo none se nyamubwiye ko nje kumukuramo ko mubwiye ko nje kureba ibikorwa bihari mu musani muhamagare numva ukuntu yakubwiye ko inzu indi muhamagara ku buryo avirwa ahangaha ntihave n'ahandi ntihave ndamuhamagara njye ngira nomero ye none se yabikubwijije cy'umunwa mwahuriye hehe none se aba hano aba bonyine noneho mwarahuye arabikubwira njye ndumva nazi ibyawe hano haba wenyine ariko wagiye ureka kundagira nimbe n'abandi bamugaye muri rusange bakambwira ati inzu irashaje araho utagiye kumeneka ngwino harebe uhasane nabanje kuhareba ngo umasane ubwo nkoze ikosa uruhukiye hano rero kuri uyu muryango nduhukiye aho usanze ninjiye mu nzu mbega umuryango nduhukiye usanze mu nzu usanze ninjiye mu nzu hano byawe ntibyoroshye ninjiye mu nzu y'umuntu udahari ubaye umuryango nini ninjiye mu nzu y'umuntu udahari ntabwo winjiye ninjiye mu nzu y'umuntu udahari kwinjira byitwa ntabwo mwabaye mute koko ntabwo winjiye kuko ntiwari kwinjira hakinze cyane ni impaka wari kwinjira hafunze urakomanza ubura ukingura none se ibyo uvuga urabivuga ubikuye he nyine nasanze hakinze iyo ubyibuze yaba yari ahari wenda ukavuga none se wowe wari uri gukomanga gutya ahubwo nari papa Vanessa nyumva gatoya nyumva gatoya nkubwire uko Vicky nge yarantumye ni ukuvuga ngo ushobora kuba waje ko uje kureba inzu zawe uje kureba ahangiritse yego turanabyemera nibyo ariko nanone bitewe n'ibindi byabaye mbere byabanje nabyo byarangiye mu buryo tutazi nabwo ukuntu umujinya wari ufite ntabwo nyine biragoye ko umuntu yakuvuga ko wari uje kureba inzu yasenyutse aho gusa nabwo umuntu yahita akeka ko wari ugaruwe n'ubundi n'ibindi nyine twese duketse noneho rero Vicky ubwe sibyo urabihamya ushingiye ku nibyo urabihamya ushingiye ku nibyo ngenda bihana ngo duhurujwe umuntu yanyiyamye ku muryango wese nagaruka nubwo haba hava natuma niyo haba hava niyo haba hava ninjye yaza akabwira ati rero mama Vanessa nagaruka ari iwanjye Vanessa najya arakara njyewe wanyiyamye sinagaruka iwawe uburyo naza kuhakora ahubwo ufite icyo wakurikiye ufite ikintu ushaka hano ese uyu mugore amwirukanye amwirukane aho yajya namwirukanye wankubyumva none aho yazajya hose none wazamukurikirayo nawe uzajya no gukurikirana n'abandi bavuga ngo umuntu yimuka umurozi umurozi se baramwiha nawe uzaza
uzaze dukurikirane yo tete ya rujucu reka igihe kiwe kirangire umuhe piriyaje ubundi azigendere kandi naho nzahagusanga nzajyana none nzimukana erega kugira ngo mama Vane kumwirukana ngave hano icyo cyakemura ikibazo kuko naho azajya azaba ari ahantu ahubwo papa Vanessa natubwiza ukuri ariko ubundi abagore ibitekerezo byanyu bimeze bite ubundi uzi ko ukuri komeza gute ukuri kuri iki Vicky bimeze gute inshuro ya mbere inshuro ya kabiri mbabwiye ko nje kureba inzu iri kononekara hano vugisha ukuri nkubererekere niba wumva utakinshaka vugisha ukuri njye mberereke nta kibazo mfite aho mvuka harahari none se ufatiye muri ekoze ntabwo wigeze untoragura mu nzira usanze hejuru ya Vicky usanze Vicky ariko turimo turaganira usanze byuze hanakinguye wenda nguvuge ngo wahasanze muri usanze wa mugani y'umuryango mufitanye ikihe kibazo aho ibaze kugeza aho nyiri umuntu yibamo abimenya akavuga ati wa mugabo yanteye ukora neza nawe utunganya ukabasima ati imbere waramenaguritse urutuntu kose gusanasana tugashaka simbona hano inyuma nazo ariko zimeze wahereye kuri ziri ese kutaje ngo ujye hano ujye ku muryango y'inyuma hari naho nzahagera gusa naho sadakwiye gukorwa kutaje ngo uhere hano kuko nibyo naho akwiye gukorwa naho nzahagera naho hose mbere masani hose nuko naho nari kuhagera nuko nimbanje ahangaha uyu muryango ni wowe w'ingenzi uvirwa uyu muryango wowe ufite ikibazo ni uvirwa nanjye nari kuzana naho nakubwiye ko ari uvirwa nawe ndura hano uyu nguyu ni uvirwa abandi nako aravirwa naho mvura nije nkumera ngaha ndeba utahera uyu mugabo rero na Vicky uyu mugabo na Vicky ahubwo nta wamenye ibyari uri no kunsetsa none ako mwaba mugira ibintu nuzi nambara aravuga ngo imiryango yose irava mu kandi kanya ngo dore ngo imiryango ngo ni hano honyine hava reka duce impaka ngiye guhamagara Vicky kuri telefone yampamagaye ahamagara mama Vanessa kuko ibyo yatubwiye twabikubwiye Vicky ngiye kuma kuri telefone mubwire ni yego reka muhamagare tumubwire tuti turi iwawe niyasize afunze oya yafunze urumva aracari buvuge yaboze mu ngene urabinyemereye tumuhamagare ngiye kumuhamagara mubwire ntitwahageze ko nashaka n'ubundi ambwira ahantu hatonya uzana hanyereke reke no nzahera bihagararaho niba kwihagararaho gute ntabwo bajya bava reka muhamagare ngiye kumuhamagara mubaze si utubwiye ko yakubwiye ko inzu yiwe iva yashaka umukorera ahubwo ngire makore vuba nene natubije n'amasoko ntago ari i Kigali ntago ari i Kigali ntago yahita aboneka ntabwo yahita aboneka neza ibe smart ubundi aba ahantu heza aryoherwe atura tunganirwe azongera rya 10 namuciye yishimye avuga ati noneho randirodi yasize ubesha niko uri ntubonetse ngugira ngo ndi umugore w'amuntu yakugira injiji uko wagira injiji umuntu burundu ukangira injiji aranaguseka papa Vane ngareka muhamagare reka tubyoroshye gusa tubwiye ko yakubwiye ko inzu yiva uyu mugore naganya nyizera fasha gutya cyararangiye icyizere cyarashize icyizere yakubwiye ko inzu yiva cyarashize icyizere cyararangiye nta cyizere nkikugira sawa nacu niko tubwiye ko yakubwiye ko umuryango nagushatse uko nagushatse urakuzi uri mu bukene uri mu bukene udafite epfo no haruguru ndaza nakondora ndakuzamura ndakwambika umera neza umaje kuba umugore uzi kwambara jilbabu n'ibiki byose sipa twiza utangiye kunyihenuraho hejuru utangiye kunya ku musatsi wowe utangiye kunya ku musatsi no kunyihenuraho nasubira nyine mavani si mucyuri ariko reka tubirekeraho tunakeye byari tubiziranye muhamagare ntacyo rwose muhamagara Vicky sibyo mubaze nese wahamagaye nyirinzu umubwira ko inzu yawe iva none yaje icyamuzanye watubwiye ngo kuri ikintu kimuzanye atubwiye ko yaje kureba ikibazo cy'inzu nimusanga ari byo murajya he mwebwe oya turabadutsinze murajya kunkoza isoni ngo ibiki n'ibiki ngo waje gukomanga ku rugi ngo waje gushaka umugore wangaha umugore wangaha ndamushaka ngenda mukeneye mwabonye mukeneye cyane ku buryo hano hanze hari abana beza basobanutse bari mu kigero cyanjye bari muri revu yanjye ntabwo ngiye ari we mwiza ni icyamamare arakuruta se ni mwiza arakuruta ngeze ndi umuntu none uri inyamaswa
wasigaye warangiza nk'ikintu ntazi icyari cy'umwanda imbere yawe. Alo. Twahageze. Kumve. Ni papa Vanessa nyine turi kumwe na mama Vanessa. Kandi ari we nyine turi kumwe. Ahubwo se papa Vanessa yangarukiye mu rugo. tumubajije ikintu cyamuzanye avuga ko ngo waramutakiye umubwira ko inzu yawe isigaye ivangwa yaraje kureba ngo ahantu yasana. Aha umva akantu keza avuze. Ongera usubiremo ukuntu uvuze. Ongera ubisubire. Inzu iva mu zuba. Ariko Ceceka tumwumve. Si ikibazo nta mvura iheruka kuba. Buretse Kazi mu kwace n'imvura yawe. nagiye kumureba ku ishuri. Kazi mu kwace n'imvura yawe. None yaguhamagaye. Ceceka tumwumve. Ihangane. Ubwo rero nyine natwe biratuyobeye. Ati nje gusana umuntu yanakiye k'inziva. Ati nakomanze. Ati nakomanze ngira ngo mubaza anyereka ahantu hava. Nuko atubwiye. Yimbesera umva njyewe nivuganiye na mama Vanessa nta na nimero zo ngira nta nimero z'uwo mugabo ngira mama Vanessa amafaranga nzajya n'umugabo yarabyemeye None se yagiye umugabo ntazo ngira arambeshya ngaho. sinigeze mpamagara Batagira no mu zanjye nani banagira izero urambaza. Karongi ndetse n'umwana nanjye umwana wamamagaye ni murumuna wa mupanga hamwe na size ndi Yewe yanabikije bya twagira ngo madame ariko uwo murandurudi ntabwo yamwibuka akazi ko haba mukuru we ariko uwo munyeshuri yaramuzi nabayiye n'isura abona ari indi ati nabonye wa mugabo nyiri amazi umwe ubushize mwaserereye nubwo njye nari ndi mu nzu ariko namuboneye mu idirishya ubwo rero nibwo nahise mubwirana imbabarira unyaruka ndebe. yewe wikigora twagira ngo twumve niba ari byo kuko niba waramutakiye ko uvirwa reka tubanze tuganire ubwo. Namwe mwibaze nta nzi iva mu zuba sinigeze nta kibazo njye nimubwira mama Vanessa yambwiye ko ariyo nzajya mbibwira bakabivuganaho njyewe nibereka ari njye nagiye kureba umwana wanjye ararwaye sindagaruka. Sawa reka mbe nkuretse turaza gusubira. Ariko urambaza. None sinziva mu zuba Urambaza. Ako karu nakibagiwe nanjye. None se bababwiye ngo murwanye isuri hakiri kare. Imvura itazaza ikabahirika. Ingo se Nase wakubaka uko imvura yahaga. ubaye umurwanya suri. mbega umugabo Wubaka uko imvura ikugwa cyangwa wubaka mbere imvura ikazaza igasanga ahantu haratunganyije n'imireko n'ibiti byose. Uri kubaka kugira ngo imvura itazagwa. Ese ko watubwiye yuko yamuhamagaye. watubwiye ko yamuhamagaye ngo ari kuvirwa ariko hasa neza inzu igasa neza ikaba nziza. Kwago uje ko twamwungije amafaranga. umbwiye ko waje hano yongereho ko waje hano yaguhamagaye ngo yaviriwe. None se yange nyine imvura none avirwa mu zuba. Iyi imvura iguye aravirwa. Imvura kandi igiye kuza twageze mu gihe cy'imvura. Ngewe rero nukwitegura kare tuka imifuniko imireko tukayishiraho neza. Amabati tukayasana neza kugira ngo imvura niza izaze isanga ahantu hameze neza. Wanduhuriye ubwonko Ariko se dakora ubwonko bwawe urabwicayemo. urenze no kubwigeza urenze no kubwicara. Njyewe icyambere uvuze ko uje kuri uyu muryango baguhamagaye bakureba aho yonekaye mu masara arahindura wagira ngo uri guhinduranya ipantaro. None se wageze usanga iyi nzu nayinjiyemo. Yewe papa Vane twabyumvise ukuri. Twumvise uko bimeze rata. Rwose nesa cyakoza. Sine hamugane mama Vane cyakora rata. Wenda byibura tumenye uko bimeze. None se ubu ngubu iyo tutagera aha n'umuvandimwe ngo atubwire uko bimeze mwari kuzavuga yuko ibintu oye yari kuzavuga ko yanatewe. Urafite uburenganzira bwo ati mfite umuntu mbuza amahoro iwanjye uza kuntera buri munsi kandi arabyemerewe. Nta muntu wemere kuzi iwawe udahari gukomangira umuntu nukubuza umuntu uburenganzira.
Umva, reka rero nkubwize ukuri wa mugabo bwira nyine ndashaka kumbwira ndagukunda rwose uzi ko nagukundaga nkwiyumvamo uri umugabo wanjye umuntu tumaranye imyaka uretse gato tukira umuntu uretse tumaranye imyaka 15 urankundaga hanyuma ubu ngubu rumaze gukonja kubera ibintu amavano urakoze kubera ibyo ukoze urakoze ngaho karawukarabye bayi nta nicyo binambwiye ugende cyangwa ubyihorere ubu maze kugukaraba bafite aho ugejeje nta kibazo ubu sawa uretse n'icyo nawe ndaje mu rugo ndareba icyo nkora wibeshye unankoreho mama papa Vanessa kuko mukabyarana none se buriya abantu mudukurikiye mujye muri comment mwandike muti twabibonye gutya tubonye uriya mugabo avugisha ukuri cyangwa icyamuzanye n'icyo cyangwa sicyo mugire inama uyu mubyeyi ufata uyu mugabo mu rugo rw'umuntu inshuro ya mbere inshuro ya kabiri none se kandi ntabwo abura impamvu w'abandi wa mugani wa Vicky se ko tutabitekereje natwe imvura igwa mu zuba ibyo se bibaho ntabwo bijya bishoboka nta mvura iheruka kuko imvura yo mu zuba ariko disi w'abandi ntabura uko avuga agira ati nugu ibiza ntabwo tuzubaka ari uko ibiza byaje ntabwo waburana nawe ngo uzamutsinde ntabwo bishoboka ntaho wahera umutsinda bya bindi bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo cyakora koko reka nkureke nawe witahire wigerere mu rugo twari tuje nyine nk'uko Vicky yari atubwiye ati muhagere mu ndebere iyo umuntu agutabaje nawe uratabara kandi nawe yari umugabo wawe agomba kumenya kuko noneho ujya mukuri kimugaruye kandi mwarasezeranye ko atazagaruka ariko biragaragaye ibintu ni amahoro nta kibi kibaye nubwo wenda nyine yanze kwemera nawe akatubwira ukuri kwe kundi ariko uko byagenda kose reka dukomeze turebe niba koko yaraje gusana bizagaragara ariko niba hari ikindi cyari kimuzanye nabyo bizagaragara ntabwo yaza gusana atabanje kubimbwira rero reka twisoreze hano ufate akamoto wisubirire mu rugo ubwo ibindi tuzabimenya ubutaha nyine Vicky nagaruka buriya tuzamenya ibyo ari byo ubutaha mwaramukaje tuzamenya ibyo ari kandi wakoze cyane